La traduction de l'évangile. turatangiye ni demakiza mwese mu Kristo Yesu ndabasubije tumeze mute dutangiranye n'umwari kugenda anyaruka agiye he cyangwa se avuye he sinzi turaza kubona nubwo mu izina ry'iyi video uko biri kose urabizi ibyo tugiye kureba hari urwaye kandi hari n'abarwaje bari mu bihe bibi mu bihe byo kurwara no kurwaza batari ibihe byiza kuko wasomye izina ry'iyi video wamaze kumenya abani bande urwaye ninde ni Lazaro kandi abarwaje ni bashiki be Maria na Marta Maria na Marta katurebe tuvuye kuri abo ngabo tugaruke hakuno Maître, mwigisha il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider. Et tu envisages d'y retourner? ko bagerageje ko gutira amabuye ese none urashaka gusubirayo ese musubiza mu kika twumve. Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas? Umunsi mbese n'ujya Ceux amasaha qui 12 marchent en plein jour ne ugenda trébuchent ku pas, manywa nta sitara puisqu'ils voient la lumière de ce monde. kuko abona umucyo w'isi Mais ceux qui marchent pendant la nuit ariko trébuchent ugenda puisqu'ils nijoro n'ont pas la lumière. arasitara kuko nta mucyo Notre ubuhari. ami Lazare s'est Inshuti endormi, yacu Lazaro irasinziriye mais je vais aller le réveiller. ngo ariko ngiye kuyikangura kumbe ubanza babwiwe ibimeze bite S'il est endormi, Seigneur, il niba devrait asinziriye guérir. mwigisha azakira kumbe ntabwo bazi ya omonime n'ababwiye y'urupfu niyo mpamvu atari kumenya ibyo Yesu ari kubabwira niko kuba yarurira arababwira Lazaro yarapfuye Mais pour votre bien, ngo ariko niko bw'ibyiza byayo je suis heureux de ne pas avoir été avec lui, ndishimye kuba ntari impari parce qu'ainsi vous croirez. kugira ngo mwizere kugira ngo ahari Non, allons le mwizere voir. twagiye kumureba Allons, nous devons aussi accompagner Umva. notre maître. natwe tujyane n'umwigisha wanyu ngo dushake dupfane nawe ngo twagiye sasa ushobora kwibaza kuki wavuze ku byo gupfa nyine ubwo ntabwo waba wararebye iyi ngiyi urabona nayikiriye hagati ushaka kuyireba yose suracano gospel Rwanda urayireba n'intuzi ibice 6 byayo iyo ubihuje bifata amasaha nkangahe 3 hari waje nyaruka ninde urabimenya nyine cyangwa se niba warasomye igitabo cya Yohana bice 10 aho ngaho urabimenya urabizi Si tu avais pu être là, Seigneur, ngo uza kuba wari uhari mon mwigisha frère ne serait pas mort. musaza wanjye ntiyari kuba yarapfuye Même maintenant, ariko ndabizi ko na n'ubu Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. ko Imana iguha byose Ton uyisabye frère va revenir à la vie. Je sais musaza qu'il wawe ressuscitera. azagira mwihangane hano hariho akantu mbonye gasa nk'ikosa subije inyuma gato ngo murebe ako kantu sorry kanshi yo subtitle Si tu avais pu être là, Seigneur, bivuze ko wari uhari mon mwigisha frère ne serait pas mort. musaza wanjye ntiyari kuba yarapfuye ariko ndazi ko n'ubu Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Imana iguha Ton byose frère va isaba revenir à la vie. mwabonye ngo ton frère va revenir à la vie ngo musaza wawe araza kugaruka mu buzima cyangwa se araza kuzuka niko wabivuga ahangaha harimo ikosa w'abantu bayikinye no kubera iki ntabwo bazi icyo iyi ntuzi y'inkuru ya Lazaro na Nuza yari igendeye cyangwa se ntabwo bazi menya batazi ya omonime nababwiye y'urupfu bakoresheje fitire proche abakoresheje fitire proche kandi nyamara iyo usomye muri Bibiliya bawo ntabwo ari fitire proche bakoresheje Nuza fitire simple ibyo bikaba ari ibintu bitandukanye fitire proche ni igihe nyine kibugufa aho ngaho ngo umusaza wawe araza kugaruka mu buzima cyangwa se araza kuzuka nk'ikintu cyaba mu kanya kandi Yesu we ntabwo ari ibi yaragambiye kuzuka se n'ibyo byo kuzuka ku mubiri ubundi ko yarazongera agapfa ntabwo ari byo Kristo yaragambiye icya kintu cyagomba kugaragaza cyari kigaragaza ukuntu
hazabaho kuzuka kw'abana b'Imana. Nicyo cyari kigambiriwe. Niyo mpamvu Kristo mu kumubwira yamubwiye ngo umusaza wawe azazuka, akoresha futur simple. Tubisome kandi mbisome tagira ngo ndi kwikura mu ntuza. Yohana 11:23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Iyo ni iyihe? Futur simple. Azazuka nyine. Niyo mpamvu uraza kumva uburyo Martha arahita asubiza Yesu kuri yagiye kumusubiza. Yaramubwiye ngo musaza wawe azazuka. Ariko ngaho baravuze ngo musaza wawe araza kuzuka cyangwa se araza kugaruka mu buzima. Noneho kubera yarabwiye Martha ngo musaza wawe azazuka, niyo mpamvu Martha yahise amubwira kuriya. Murumva ku gakosa bashyizemo agakosa. Ushobora gutekereza ngo ni gato ariko ni kanini, kuko ntabwo uzi ubwo nyine wahise uta intumbero cyangwa se icyo iyi ntuza igambiriye. Ushaka kuvuga uburyo abantu bazazuka, kumuzuka abana b'Imana, nubwo hari abazazukira kugira ute, rero ntabwo ngiye kujya muri detaye. Hari abazazukira kurimbuka nyine. Niba utarakira Yesu Kristo, ubwo nawe mwakire vuba uzazuke umuzuko w'abana b'Imana. Nicyo izi ntuza ziba zigendereye. Kadukomeze. Tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Umva uburyo yahise amubwira. Umva uburyo Martha yahise amubwira ngo ndabizi yuko azazuka ku munsi wa nyuma, ku munsi w'imperuka. Ubwo uko byumva yavuze biriya se Martha yakurinda avuga gutya. Umuntu nyine bita byumva bashizemo agakosa kanini, ntabwo katari gato. Nabo banza batazi ya omaniye. Yesu yivugiraga ku byo gusinzira nk'uko yahereye ku ntumwa ababwira bakagira ngo ni gusinzira ku bitotsi, kumbe nawe akababwira nyine. Twakomeje saputete zo kambe nzikuyeho. Je suis la résurrection et la vie. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Ceux qui croient en moi vivront. Unyizera Même s'ils meurent, azabona naho yaba ceux qui yarapfuye, vivent et qui croient en moi. kandi uriho akanyizera ntabwo azapfa. Urukumva ibyo Crois-tu cela? ese ibyo urabyizera? Ntabwo urukumva ni ya umunime kuko Oui, Seigneur. yego Je crois mwigisha. vraiment que tu es notre Messie. Ndabyizera pe ko uri Mesiya wacu, Celui qui devait venir sur terre. umwana w'Imana wari ukwiye kuzaza mu isi. Murukumva kuko abizera muri Kristo se ntabwo bapfa, ariko nyine ni kwa gupfa ko musizira Kristo yibereyemo. Ntabwo abandi bari gutekereza mwigisha ari hano kandi arashaka kukubona ngo genda. Ninde? Ni Mariya yasigaye kuri Lazaro. Kristo ari kwivugira, mwabyumvise. Ariko impamvu hari atajyaga gukoresha futur proche kubera iki? Hari mbega we biriya nibyo bita kugenda utarwiyambitse. Mariya azi kwiruka. Databuje. Seigneur. Hamwe kubita ku birenge ararira cyane. Si seulement tu avais été là. Ngwiza kuba Je ne serais pas mort. umva ko kantu nako kanze ngire nk'icyo nkavugaho. Nakubwenge. Avuze ngo iki? Subije inyuma. Si seulement tu avais été là. Mbwiza kuba gusa wari uhari, musaza wanjye ntiyari kuba yarapfuye. Kuba wari uhari gusa, umusaza wanjye ntiyari kuba yarapfuye. Sasa aha ngaha bikwereka yuko mwibuke amagambo Yesu yabwiye intumwa ze nazigeza, yavuze ngo ndashima ko ntari mpari, ngo kugira ngo mwizere. Nanone hari ahandi nuko bakasemo iyi ntuza bayiciyemo, ushaka kwireba yose wayireba hamwe n'abarangiye. Yarababwiye ngo indwara zararwaye si yo kumwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro ndetse no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Gute? Aho ugahita ugaruka kuri ibintu za Mariya ari kubwira Yesu ngo ngubiza ko uruhari umusaza wanjye ariko yarapfuye. Ariko bishatse kuvuga kwizera, iyo
abantu ntabwo bizeraga ko Yesu yabasha gukora byose, akabikora abantu ariko ngo bariho, ariko iyo bamaze gupfa biba bigize bite, ngo ntacyo yabikora. Nicyo bavuga, nicyo byavugaga. Niyo mpamvu Yesu akomeza avuga ngo birani biratuma mwizera. Nakomeza n'imbere, sinzi niba hariho abandi barabivuga niba batarabiciyemo, ariko nyine wararebye yose urabizi. Urabizi, sinzi nitubigeraho ndabibabwira, niba batarabishyizemo nyine murihangana, ntabwo nirwa mvuga, cyangwa se nimba ndibuka ndaze kubibabwira. Kadukomeze. Mon frère ne serait pas mort. Umusaza wanjye ntiyari kuba yarapfuye. Byarize. Marita aramureba aramwitegereza. Où l'avez-vous enterré? Mbese mwamushyize he? Par ici, Seigneur. Aha ngaha, databuja. Subtitle kambukureho kuko ntabwo namutunganije, sinizeye ko baza kugira. Retirez cette pierre. Avuga ngo ruruye mu rukureho. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Ngo hashize iminsi ine arimo. Ubu ngubu ngo afite Que tu verrais la gloire de Dieu. umuhumuro mubi. Igifaransa kigira uburyo gishyiramo akadisipurine, ngo afite umuhumuro mubi, ntabwo ari ukunuka. Maze Yesu aramubwira ngo mbese sinakubwiye ngo niwakwizera. Ici, Seigneur. Il doit tirer une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la Mbese gloire de sinakubwiye Dieu? kurabona ubwiza bw'Imana niwizera. Nyahita yizera, ari gukuraho urubuye, hari ufite imbaraga cyane, agira ngo yakozeho ako gukarana cyangwa se ubukarani. Urabona kwipfuka ku mazuru, ndagira ngo nibyo bari kwigira. Kubwira ko natwe nubwo tujya mu bakadushyingura, ukajya mu ntuza ugasanga waragize. Ndagushimira Yesu ko umbabarire. Nari nkoze ikosa rinini cyane, ndagushimira Data kuba unyumva. Ndabizi ko unyumva buri munsi. Mais je dis cela pour le bien de ces gens. Ariko mbivuze bw'ibyiza by'aba bantu, kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Mumaze kuvuga cyo, Lazaro, Sors de là. sohoka. Amubwira aho bari gukina saye ni wa mukino ujya kwisha bakaza kugushaka. Iyo bita hide and seek. Ushaka waba bakubuze bakakubwira gutanga agatego, niko Lazaro bamubwiye kandi yarapfuye. Mwabonye abantu bavuye bifashe ku mazuru, ariko babwiye wabonukiraga avuye nucya natwe bizatugendekera. Nakubwiye ngo iki ni ikigereranyo kigaragaza, ntabwo ari ibyo kuzuka ku ngibi, kigaragaza uburyo natwe tuzazuka. Tarakira Kristo nawe gira ute? Bumiwe. Babwiye ngo Retirez-lui, c'est bien. muhabure irami gozi umureka agende. Sasa naho tuyisoreje, tugaruke kuri abangaba bo ni babandi murabazi b'abafarisayo biryarya bari mu nama, none bari kuvuga ngo nitagira dute, nitutamuhagarika ibitangaza akomeza gukora ibitangaza, abantu baradushiraho amaturo, baraza kwiyahura ibintu nk'ibyo. Buriya noneho wishaka wajya kwireba ku mpuzo kwicano Gospel to Nyarwanda, hari mu Cyongereza ariko isemuye mu Kinyarwanda. Ayo kantu kagakosa ntabwo nitaye kukareba, kaba karimo ariko naho kaba karimo kuko nayisobanuye ngira ni nsoma Bibiliya.
iyo niba warebye kugeza aha ngaha ndagushimiye, hanyuma niba wayikunze akamenyetso k'igikumwe kareba hejuru gakoreho ugahindura ubururu, ndetse ufite n'inama cyangwa se ibitekerezo wabigira ute, wabigaragaza muri comment hasi ahandikirwa ibitekerezo, kuko ibyo ngibyo ngiye mbifata nk'impuza nk'umwarimu utansaba minervare cyangwa se umusanzu cyangwa se school fees cyane ni iby'agaciro. Hanyuma nanone uri uwa mbere ugeze kuri chaîne kugumana natwe ntabwo waba ari umwanzuro mubi, kuko hari ibindi byinshi hari ibindi byinshi byiza bikiri mu nzira ya cyangwa utazaba kiko cyangwa se uje uba mu ba mbere. Nyeganyeza kazogera aho ngaho hejuru. Ndabakunda, tuzasubira nawe utaha. Kristo akomeza kwaza ibyiza, none ubwo nababwira ngo ki à la prochaine.